Tangira filime. Tangira filime. Bazavuga ndimo gusamba. Umva indirimbo. No muraperi umva ibintu dutangiranye. Oh. Ndagira ngo umve neza indirimbo. Gona riryosha bazavuga ndimo gusamba. Riryosha bazavuga ndimo gusamba we wumve. Aho ni ku rugamba ho nza. Umva indirimbo. Sasa tutaragera kuri filime. Ni indirimbo iranga niyoroshye. Ngo nigire indirimbo. Girl is sure die trying. Umva amagambo. Nuzampagarika. Ya, dutangira filime mugenzi. Ho. Ya. Bota kubwa mazi yaba. Umuraperi. Indirimbo y'Imana. Sasa ndagira ngo wumve n'Imana nayo bayivanze mu rap. Muri twe nirutabaza Google. Nirutabaza Google. Nirutabaza ChatGPT. Ibyo mujujuda hirya abana bibiri abaraperi ya umuhanzi mugenzi yitwa Ritexon ndetse na Widrey n'abaraperi ndetse baririmbira Imana baje gukizwa reka twaravuze ngo na Satani azisubiraho nyuma yaho baciye kimwe adiringa n'Imana da badushireme sugira ngo nibyakomeye look at me Deba kebanika shimi ati banyite shimi tarikidini ninge organique chimique chama tutseho mubwiza ukuri turabana bana bararapa ya nakaririmbo ho ati mugenzi ati naremewe kubikora ho nakaririmbo ati nta numwe duhanganye menye ibyanjye ati mugenzi nago nitaye ku bintu uvuga ati wanyambika ubusa nago nyampanika nakaririmbo dutangira mugenzi filime yiswe umunsi w'urupfu ho umunsi w'urupfu ibintu nzabahereza byose ujye mutinya ati nta kizampagarika nakaririmbo k'Imana dutangira umunsi w'urupfu filime irenze ho babwira ati nzajya mbahereza amafilime arenze ngewe ibintu mbahereza ubundi ntabwo nari kureka gutangiza indirimbo y'Imana ibintu bigiye kuba ari umunsi w'urupfu siku ya kufa icyo gihe nari mfite ubwoba none kuduba babana ho Widrey umuraperi ufata kundana umagazi umuraperi ya buda niyo gari ibi byana nibyo byazanye ingoma mu gihugu wana ibyana birarapaganya ngo byavumbuye rap kurikira indirimbo kurikira na filime ariko umunsi w'urupfu ya tangira filime iyo mbyutse nagirira zero niyo wanyita ho sinatwitse iyo myaka bareka mwumva dutangira filime ntabwo dutinda nanjye sintinda umusobanuzi describe urumva rero sakujemo iyo nabweshakuye wavuga iki ya nyenekene ntupanike amagambo bino bitipe bivuga nakuye na Satani azakizwa mu minsi iri imbere Mura bibi kudusha inkota ndira basa rapu ho ati ntuzampagarika mugenzi dutangira agafilime yiswe umunsi w'urupfu ho gute filime yiswe gutyo gute umuntu utekerezaga bati filime ngiye kwita umunsi w'urupfu gute avuga ati jandira yesaguze yavuga ati siku ya kufa ndiyo filime tugiye kureba urumva kurikira filime ya nakaririmbo dutangira ati naremewe kubikora nakaririmbo ndetse k'Imana akaririmbo muzaye mugacuranga mu rusengero mu musigiti yewe nyumviye indirimbo narakijijwe mu musigiti nyine w'Imana n'abayisilamu nidusenga sima nyine tugiye gusenga twebwe n'abahajati ubundi tuba turirimba nk'utu ngutu ati ntuzampagarika ati nta n'ikizampagarika indirimbo yitwa ntuzampagarika filime yitwa umunsi w'urupfu ho filime yitwa gutyo ubundi nujya wumva izina ujye wiruka rani ho ucishene ya never ho Ritexon n'umuhanzi Widrey ho tagira filime bana ho ngaho nguko karabaye bimezwe ntuzampagarika video director z'edushozi atu abo ntago bandeba ariko ni Ritexon na Widrey nibo basakuje bararirimbye saya ngo kumwe mujya muhiritira mu ndirimbo baje mujya mugiririmba mujya muririmba ibintu byumvikana aro check ho filime
filime kutangiranye umwijima gwiki dutangire mu ishyamba we ishyamba rituje rikanyarira reka ntago ari mu Rwanda ni muri Kongo urupfu turashize. I walk between the living and the dead. Genda hagati y'abapfu n'abazima turashize. Niba warapfuye bakugenda hagati n'umuzima turashize. That's a girl. Uyu mukobwa n'uyu muhungu That's a boy. Nyagasani We fare together. bapfiriye hamwe Never late. cyangwa se bagendeye hasi hamwe ariko ntabwo bazigera bacika intege. Nyagasani Hold that. ishyamba ryaradufashe And we watch. ariko nimugira n'ubwo mubona ishyamba we abantu mugira ubwoba bafunga televiziyo mujye kuryama. Filime ntabwo uyireba nijoro uyireba ku manywa. Those who dare to uncover. Ati ariko turagerageza kureba ati abantu bose bagerageza guhishura mugenzi ibanga riri hagati y'umunsi w'urupfu. The secret. Ibanga ry'umunsi w'urupfu. Nyagasani n'amagambo dutangiranye bimeze bite? Nimekuja 5 When the wind. Ati nta numwe wahisha ndetse nta numwe wacika. Ati umugenzi igihe umuyaga urimo wongorera uciye mu biti hano hari ikintu cy'igipupe kihamanitse. Bana mugurira abana ibipupe mujye mubanza mubipfundure. Mujye mubanza mupfundure ko nta kintu mihigo yapfunyitsemo. Mihigo nawe banza ari uw'ibusozo. Ibusozo ngo ni abantu baguhereza igipupe ugasanga bagupfunyikiye. Ariko ugende mu masaha nta kintu wambwira urumva. Ndagira ukurikiye filime nibeshye ndarondogora. Ati mugenzi umwijima sorry mwihangana amagambo aracitse navuga buzwe narondogoye nk'abagore n'abadamu bacu. Yacurikana tayari. Ati igicucu tugenda mugenzi hatari urumuri. Ndagira ngo wumvire ijambo urikira mu bwonko mbere gutangira filime. Ati igicucu tugenda hatari urumuri cyangwa ubyibuke neza nta hantu igicucu cyaboneka hari urumuri kibanza gukuraho urumuri kugira ngo kigaragare ugaruka ku gipupe. Coming for you. Ati ninjye utuje ubaziye nimekuja kwenu nabaziye. Another takes my name. Ati igihe kimwe ndahinduka cyangwa gerageza guhinduka. And the name is Scorpio. Nyagasani umukobwa yitwa Scorpio we turashize iri zina ndayandivuga ne. Filime iratangiye umukobwa yitwa Scorpio. Wumva witonze ariko mugenzi unitonde mu gutinya utinyemo. Ntabwo nongera gufata pause ubu filime turayitangiye sibyo? Ati witonde is not over. Ati mugenzi urupfu rwawe ntabwo ruzigera rurangira. Ati ndetse ruracyahiga. Urupfu rurabahiga bimeze biti. Tangira filime mu ishyamba umusobanuzi Gerard Escape ndetse bavuga ko filime yitwa na Mihigo niwe diregiteri urumva ndetse babwira ngo mukore subscribe yagafashemo. Sire Media TV bikabagezaho ndetse babwira kuri umusaza nawe gwiki dutangiye abantu bapfa we niba ari igicaci agapfa ka kantu bita ntoharenge. Filime yaryoshye twaje umunsi w'urupfu. Mudamu uri hano kumwe mu gitondo bucya umudamu mugenzi yimereye neza mu rugo umugabo atashye avuye ku kazi bimeze bite? Umumama uri hano yibereye mu gatelefone yibereye kuri Snapchat ari gusinapinga nuko bwakeye nuko twatanye dore umuzamu zasura umuzamu uri hano bose arazaga mukingurira igipangu kurikira mbere. Urana ko kuba ari uguca umugani uzagura imodoka gahamba. Ariko zikuba urize n'amaguru bagukingura umuryango ngana kuriya ahantu hangana kuriya kurikira filime. Muzamara we urankingura afite imodoka gahamba ugikingura akaryango gato. Yeye kawo bose arata umuryango umeze neza bimeze bite?
kurikira filime kuki bahise umunsi w'urupfu siku ya kufa. Oh ya boss mutambuke ni karibu ku meza, umugore n'ameza tayari, karibu ku meza boss. Madam sasa ndagira ngo kurikire filime. Uyu mugabo aratagazuza umugore, niba mureba nk'iki asuhuza sibisura asuhuza ibiki. Aha dore uko mureba, umugabo yiha karibu. Oh abagabo ushobora gusanga ari babagore bajya batwikorera nijoro. Abagabo mu gitondo turaramuze igitanda baraye ku buriri. Yavuga nk'abagabo, nanjye ndi umugabo mu bandi. Ubusutara yanga Uba ucanga ndaza nkabura n'umuntu nkuramo inkweto. Umugabo nanone yasohotse yitongo yayivumbuye. Ubusutara yanga ndasonga nkabura umuntu nkuramo inkweto. Bako wigize ibiki Ndi umukozi wawe. Zamu niwe nashatse se. Ntabwo nagushatse. Zamu niwe nashatse. Yewe nashatse Zamu. Bwira se nyine. Bwira Zamu aciye hirya muramubonye ntabwo mukabonye. Urikira filime. Zamu niwe nashatse. Zamu niwe nashatse. Zamu niwe nashatse. Dore Zamu hirya. Zamu niwe agiye. Uri gucata n'abagabo. Uri gucatinga n'abagabo. Umva gufu. Uri gucata n'abagabo wowe. Tunatakaye. Wowe iki? Ya. Iyo mbimenye. Umugabo yaritujije. Iyo mbimenye. Simba narashatse pe, narahombye. Nabetinze nawe. Wasubize se umwana, niba ari umwana ari kumwita. Zisubize niba ari umwana uratanze zisubize. Maze kumura nta mugayo shaka. Nta mugayo kabisa. Ariko uzi ko haze. Amacapa yaraje. Wazanye icebe byaraje, amatako yarataye ntabwo kijya kugura nyashi. Nakuza ujya kuzigura Dawuni Town none ubu ngubu sigaye barazizaniye zarameze ku katafari. Gasigaye kangana nk'agapombye. Nuko umuryango byarangiye. Kurikira filime yiswe umunsi w'urupfu. Oh garuke mu ishyamba. Filime twatangiye turi mu ishyamba. Aba baje guteretana. Ahantu urahabona ute? Baje guteretana. Ya. Nakubwiye ko nzagukorera multiplies umunsi umwe ewana. Mpagusara prayizinga. Urumva? Niko miga vuga. Mpagusara prayizinga. Because iki kiginga kubakije byagenze bite? Byatarutse mu wa 4. Nigo babarize bagataruka ijuri. Agataruka nko mu wa 4 akajya mu wa 6. Gucyose. Tayari birete ubwo ngubwo tayari akabara yitarutse. Reba imisatsi. Ya. Ushiramo ubuki. Musasi ukiramo ubuki. Reka umyimbane ni umugabo agira inyuro. Umva inyuro. Yanga ntabwo nongera gufata pose. Pose ni ya nyuma basi. Arararara. Itera imisatsi. Ushiramo ubuki. Umyimbane ni mu gihe. Reka umyimbane ni mu gihe kabisa. Zana imyate yakwishe. Imyate nakuzanye yarakwishe usigaye ameze nk'imisozi ya Rwarutabura. Usigaye ameze nk'imisozi. Iyo niyo nyitura. Niyo nyitura nicyo ntuye. Umugore yivumbuye yabivuyemo yaje gusanga kuzana umugabo nta kigenda. Yaje gusanga nta diri irimo. Ingunguru irimo ubusigiriti. Ushatse kuvuga iki? Ingunguru irimo ubusa igira iti. Irasakuza. Ingunguru irimo ubusa. Ushaka kubwira ko ni ingunguru irimo ubusa? Ntabwo bize se ntabwo bize. Ya. Ingunguru nyine irimo ubusa. Ingunguru nyine ubusa yo. Irasakuza. Ugira uteze. Urabe? Zagushwanize ba. Zasi umugabo bamugize tete vide. Tete vide. Nta kintu ashoboye, ni ingunguru nyine irimo ubusa. Haba iki nyine? Asoni. Asoni. Iki se nyine isoni ziki? Isoni ziki kugira isoni ziki? Sheri ntabwo ari wowe unyibutsa ko uri umugabo wanjye. Ntabwo ari wowe unyibutsa ko uri umugabo wawe, ni wahagombye gukora inshingano zawe. Umugabo iyo ugeze mu rugo batangira kukwibutsa ko ugomba kwigira umugabo. N'igihe nyine ukeneye ka gati nyine kakugira umugabo. N'igihe uzanga atari umugabo. Aha. Uzagende wicare mu bandi bagabo. Gaho umunsi muzagende wicare mu bandi bagabo urebe ko bakwita umugabo. Umugore uranagira ikinyarwanda kibi. Urajye ko yambwiye ngo nzanze mba umugabo kandi ndi umugabo. Ya. Unabaganiriza bavuga ati ese kuki umugore yambwiye ko ntari umugabo. Ugaruke ku rundi ruhande. Ho. Sori hano. Sasa ndagira ngo ukurikire filime. Ho. Umukobwa uri hano
yaje hano ahageze baza kumwaka telefone. Ho twaherutse mugenzi we cyangwa wa musore ari kumutereta yagiye kwihagarika twitanye n'amabandi tangira kumwaka telefone. Mpereza yigize bandi. Ho mugasata utazi ko telefone tuba dushaka telefone. Mpereza telefone tuyigabanye. Ibandi musore avayo we ngewe uzi ko ndiriya mushaka kugwana umukobwa wa musenzi we yigize rohiti mugere shoti dore umusore. Ho wabonye filime nyinshi umusore double kick umusore ajya hasi tajya kubita ingegera wabonye kumaze hano baracyatongana umuryango ruracyambikanye. Urabe imikubuzo yawe ntujye kwihuza mvana y'imikubuzo yawe kurikira filime urabe intoki ngo ni imikubuzo vanaho iyi mikubuzo yawe w'inkubura. ngo n'ubumwe bwanyu kubavuga yampaye. Tega amatwi urarya kanywa uraconcomera. Iby'ingunguru navugaga irimo ubusa. Sibise navuze by'ingunguru nyine n'ubusa. Kurya Umva nyine ukuntu uri gusakuza. nyine ni ikibazo mw'uru rugo mbwira. Niba ndi ingunguru irimo ubusa kujya udapfa gukomba basi. Bazanga icyo ari kumubwira. Filmira ariko uzi ikindi cyazi ngo kwaka gatanya bizajya cyangwa uzi neza ko kwaka gatanya bizananira. Aha tukagabana sasa tukagabana. Okay umugore abitekerezaho. umesha leta machapa sasa unavimba. Umvagaswahili umaze gutereka inzara none uri kuvimba sasa unavimba. Igitwahili kira umusore banzari n'umukongomani ari byo byaracitse riga muri Kongo. Uyu gadi nyara amatelefone zigabara mwisega phone. Attention nanje witonde navuye Kongo ndo muzayirwa ukamenya kuba umugabo niba rugo buhabara kwaje ucike kukamenya kuri umugabo ugahamba umugabo zakwereka icyo cyobesha. Okay ntacyo nzakwereka ko ndi umugabo. Zakwereka ko ndi umugabo. Okay uzanyereka ko uri umugabo sibyo? Ubundi byo ngibyo bisobanura ngo wumva usobanura ibyo bintu. Nyine mbwira ukuntu ibyo bintu uzaba umugabo kandi usanzwe uri imbwa tete vite. ntabura numva natari biwanje ashaka. Kari wowe niba hakinguye zamu ntaba yagukinguriye. Wese mbwira zamu ntago aba yagukinguriye. Wowe nshaka ko ari unkingure ngiye ngukingurira. Urabizi boss uzabaza. Ngeraho bagwita boss. Ugite? Biki? Ayimenyo nahirandu. Induru yabaye induru. Ya. Nabago mugenzi n'umuryango umwe wicara uri mu ntonganya. Umugore uri hano asuzugura umugabo. Ujye uvuga ati ndahokanye cyangwa nge kwa rubangura. Tayari prupa hasi. Kwa rubangura ni kwande? Kwa makuza. Erega nanjye nuko niyahuriye kwa rubangura bigapfa. Navuga ngo zanyemo nyoko. Ya. Nkunda kuvugiye kwa rubangura erega narahiyahurira ikaracika. Ariko uzi kwiyahurira bakagusamasha. Yezebe. Nambara musore hano. Ho garagara nk'indwanyi. Musore k'isengeri nakabandi karo kihaye kwicapira telefone. Musore mugeni nasanze hano yigize rambo dorabana. Ho chapo hasi ubita ingegera. Okay teru ingegera ivi kubita. Ho ya yewe ho musore hano buzi kurwana bwana buzi kwiderapa dore kwimoroka dore ifoto dore kugifata ariko zana baze. Ho sasa wa musore ko yagaciye hirya mu gikari urebe zamu amazina ye bwite yitwa Kabosi. Ugande Kabosi niko yavutse yitwa ariko uzi kugira ngo ufatiranga umuntu yanditseho Mugande Kabosi. Naherutse kiri guca inyuma yakase hano mwana yakase hano bosi urabe ipantaro iri aha ngaha reka da sentire ziheruka mu kwa kabiri ko muri 2019 akata hano akata mu gikari. Ho reka nze nkore forode aza gukora forode sasa dore niga yari yabariye agakotoro. Abantu nk'aba bacapuza afata agakotoro
aragatsimba. Okay, nari narazanye umwera none mu ngubu sasa giye kujya nitodobeka nitukuze. Mugande yari tukuje ubundi sasa ni mu buzima buzanzwe. Mutagira ngo nibiguza y'iby'agakotoro tari ararangiza cano ararigita. Ciao aciyeho sha naribeshe kabisa. Umugabo yicuje impamvu bagiye mu murenge. Hari igihe mujya mu murenge mwava ukibaza ariko uyu mugore iyo mbimenye simba nararongoye ne basi bikavamo. Ya areka biri gusakuza mwipangaritse mwicunda none asozanaga nande none uzasazana nande. Ya umayikura munyabatu asubiranamo bagerayo babyara. ya nanjye nawe uburiwe kabisa. Niba uri iki ukabaza abagabo bagenzi bawe niba ari abagabo ariko barakubwiye niba ari abagabo bagenzi bawe uzagende ubaganirize ubabaze ko uri umugabo. Uyu mugore ni umugome. Kubita ahababaza akubita ahababaza. reka ntabwo abagore Reka abagore kuba mwaratuzanye mu ngo zanyu niba mwaratuzanye mu ngo zanyu ntabwo bivuze ngo tujye twirirwa dukora. Abagore twahawe amajambo abiri. Ya umugabo arangije kugendera kuri telefone ninde umuhamagaye. Ho ndagira ngo umugenzi ukurikire episode ya 2 ndetse filime ziswe umunsi w'urupfu ndetse ukore subscribe kuri Sere Media TV ndetse mbabwira yuko aka gafilime n'aka episode cyazaraga season yo kujya mbahereza iminsi ngahe ntabwo karajya gatinda. Ho cyane yitwa Sere Media TV musobanuzi ni Gerard Escape ndetse ndaze nkabahereze filime yitwa umunsi w'urupfu. Ciao ndabakunda. Ciao ya Sere Media present association with Mihigo Studio. This association director Mihigo, second assistant director Mugande Kabos. Rumva umwe witukuje akoreje kotoro. Bakubwiye abasore bafite uruhu yisigi igikotoro tayari agahita mu maso. Ya video audio pictures director ni Mihigo Video. Let's say United Production all actors cyangwa abantu bagakinyemo. Film location Nyamabuye. Baba amatafari. Baba amabuye. Ya Nyamabuye amwe musara avuga. Shaya mukubitanye ntumwiyenzaho no guterura amabuye. Location ndetse no bafataga rukoreshe muzabyisoma namwe muzi gusoma. Gerard Escape no wagasobanuye. Ciao ndabakunda.